Muraho mwese muri kumwe na Pasteur Emmanuel Musinga Rupande. Turi mu gice cya kane cy'igitabo urufunguzo rw'iyerekwa kugira ngo turusheho gufasha abantu bafite iyerekwa murusheho kugera ku iyerekwa ryanyu. Umutwaro Imana yampaye ni ugufasha abantu kugera ku iyerekwa ryabo, kuko umuntu wese ahari afite iyerekwa. Hari iryo mfite, nawe hari iryo ufite. Niki twogufasha, niki wodufasha kugira ngo dufatikanye twese umuntu azagere ku iyerekwa rye. Hari ijambo nanditse muri iki gitabo rivuga ngo Abongereza baza bavuga ngo umuntu ushaka kugenda yihuta agenda wenyine, ariko iyo ushaka kugera ku iyerekwa ryawe ujana n'abandi. Turavuga ku gice cya kane. Igice cya kane kiravuga ngo inshuti zigufasha kugera ku iyerekwa. Umuntu wese agira inshuti. Inshuti ziri mu bwoko bubiri, harimo inshuti nziza hakabamo n'inshuti mbi. Turavuga igice cya mbere ku nshuti mbi. Muri iki gice cya kane harimo ibice bibiri, harimo inshuti nziza n'inshuti mbi. Inshuti nziza turavuga inshuti zigera kuri 4 zikwereka inshuti nziza ugomba kujana nazo. Ugomba kujana n'abantu b'inshuti zawe, ariko uhakikisha ko abo bantu ari beza. Ikikwereka ko uyu muntu ari inshuti nziza ni inshuti ya mbere izi gushigikira mu iyerekwa ryawe. Umuntu muza mujana nawe, umuntu muganira nawe, umuntu musabana nawe, aza gushigikira mu iyerekwa ryawe. Umuntu buriya kenshi environnement turimo iratu influencer, ugasanga tugatangira gukora ibyo inshuti zacu zikora. None ugasanga abantu muhamujana nabo ko baragukura mu iyerekwa ryawe, mu muhamagaro wawe, mu mavuta yawe, bukajya mu byo barimo. Gerageza umenye inshuti ujana nazo. Abongereza baza baca umugani bakavuga ngo nushaka kumenya umuntu ngo uzarebe inshuti ziwe. Inshuti zawe muza mujyana ni zihe? Inshuti nziza ya mbere ni inshuti igushigikira mu iyerekwa ryawe. Inshuti igushigikira mu byo ukora, inshuti igufasha, wamubwira ngo nkeneye iki ikagufasha. Hari abantu mujyana nabo ntibagira icyo bakongera, ntibagushigikire, ntibagufashe. None ugasanga gusa bagutakariza umwanya, bakenera ngo muhure muganire. Izo ni inshuti zigutakariza umwanya ariko zitagufasha. Inshuti ya kabiri ni inshuti igushigikira mu iyerekwa, cyangwa se igufasha, igusupportinga, igira ikigufasha, ikakubwira amagambo meza, ikakuganiriza neza, ikagufasha, ikabana nawe mu bibazo, mu bintu bitandukanye, ikagufasha. Inshuti igira ikikora. Hari inshuti zikuvuga neza, hari inshuti zigufasha, ariko hari n'inshuti igira ikikora. Wamubwira ngo iyerekwa ryawe mfite niri, iyo mpanja naha, akabana nawe, akaguherekeza, akagushigikira. Iyo ni inshuti nziza. Inshuti ya gatatu ni inshuti yihanganira ibibazo byawe n'intege nke zawe. Hari inshuti mubana nazo ariko ikikwereka ko ari inshuti nyashuti. Iyo ugize ibibazo ntaguhunga, iyo ugize ibibazo abana nawe. Ibibazo byawe bikomeye abari kumwe nawe, mu byoroshe abari kumwe nawe, mu munezero abana nawe, mu byishimo abana nawe. Na inshuti z'akanya gato burya ntabwo ari inshuti. Hari igitabo kimwe nasomye kirambwira ngo ikintu kizakwereka ko umuntu ari inshuti yawe ngo azabana nawe no mu gihe ntacu ufite, no mu gihe umeze nabi, no mu gihe ufite ubukene, no mu gihe ufite ubukire, azabana nawe. Icyo nicyo kintu kikwereka inshuti nyashuti. Ni inshuti yihanganira ibibazo byawe. Akisoma ikindi gitabo kiravuga ngo inshuti nyashuti ngo ni inshuti yihanganira intege nke zawe. Iyo nshuti yihanganira intege nke zawe niyo nshuti. Umuntu wese agira akote faible na kote strong, cyangwa se kote akomeyeho. Hari icyo uzi, hari n'icyo utazi. Rero iyo ugeze ahantu ukakora amakosa, inshuti yawe ntabwo iguta ngo ubwo wakoze amakosa. Inshuti yawe ntabwo iguta ngo ubwo abantu bakuze nabi. Inshuti yawe ntiguta ngo ubwo waguye mu cyaha, ngo ubwo irahubwira kwihanganira, ikagusayura. Uzigire ku basirikare. Umusirikare umwe iyo bamurashe abandi bararwana bagapfa kugira ngo baramire wa wundi. Iyo uri inshuti izi kwihanganira ikabana nawe mu ntambara, abasirikare bagira ubushuti. Niyo umwe yakomeretse baremera bagatanga ubuzima bwabo
kugira ngo baze kuzana uriya wakomeretse bamuvanemo. Rero iyo ari inshuti nziza izibana nawe mu bibazo byawe, harya wananiwe igashakisha ukundi yo gufata ukuboko ngigukure muri uwo musayo no muri ibyo bibazo urimo. Niyo mpamvu dukunda Yesu cyane. Yesu ndadukunda kubera ko turabakiranutse, adukunda mu byaha turimo, akaza akadukura hariya akaduhindura akatweza. Mu gitabo cya Ezekiel hazavuga ngo ayadusanze mu ivata ry'ibyaha adukuramo aratwoza. Iyo ni inshuti ya gatatu iza yihanganira intege zawe. Inshuti ya kane ni inshuti ikuvuga neza mu gihe ahuri naho utari. Hari inshuti mubana ikakuvuga neza iyo muri kumwe, yarenga hirya ikakuvuga nabi. Iyo nshuti ni inshuti itari nziza. Ni inshuti iza ikagukuraho amakuru, yarangiza kugukuraho amakuru ikayatangaza muri negatifu, cyangwa se yabona intege zawe ikagenda izitangaza aho utari, ikuvuga nabi. Uwo muntu ntabwo ari inshuti yawe. Uwo muntu ugomba kumwirinda. Inshuti nyashuti nziza izi kuvuga neza aho uri, ikakuvuga neza naho utari. Inshuti nyashuti izibana nawe mu bibazo urimo, ikabana nawe ikakuvuga neza muri kumwe, yarenga hirya ikakuvuga neza. Uwo muntu azogushigikira, azobana nawe. Inshuti ya gatanu ariyo ndangirizaho, ni inshuti yemera iyerekwa ryawe utarageraho, ikavuga ikakwemera, ikavuga ngo ibi bintu nubwo atarabigeraho azobigeraho. Mfite umushuti wanje n'umupasiteri dukorana umurimo w'Imana, n'umunyakenya. Twarahuye tubishuti, tumaze kuba inshuti ntitwakoranaga. Ndamubwira ibyo mpashaka gukora, ndagenda ndamwicaza ahantu twari muri restaurant, ndayuka hari mu 2009. Ndamubwira ibyo nkeneye gukora ni ibi. Ico gihe nta kintu nari mfite, zero. Nta n'itorero nari mfite. Nari mfite abakristo batageze 10. Ariko ndamubwira ngo nkeneye kugira itorero rimeze ukunuku, kandi ibyo nzokora muri iryo torero no kunuku. Arambwira ngo ibi bitekerezo umbwiye wojere ku muntu utari umukristo yo kwita umusazi. Tariko njewe kuko nemera iyerekwa ry'umuntu, kuva no munsi ndagushigikiye kandi unyemere tubinshuti kuva 2009 kugeza ubu nyine turi mu 2020 turacana inshuti. Nagiye kuva muri Kenya bamwita ni Bishop Mukaya, musigira ikanisa. Ubu nyine ni umubishop, niwe pastor w'amakanisa yacu ari muri Kenya. Nta handi twahuriye hano mu rusengero, turangije tubishuti, mwereke yerekwa mfite, aryemera ntararigeraho. Mubwira ko nzoja muri Amerika, nashika muri Amerika nkahakora ibikorwa bimeze ukunuko. Arambwira ngo nzagushirikira mu yerekwa ryawe. Kugeza n'ubu nyine turi inshuti. Inshuti nyashuti izakwizera, yizere n'ivyo uyibwiye, yimere n'iyerekwa ryawe utarageraho. Reka ndangirize kuri aka kantu. Hari abantu mujana nabo muganira nabo, hari abantu muvugana benshi, wariko warangiza kubabwira iyerekwa ryawe, yarenga hirya gusega yanga ariko yaguriya nawe yarasaze ibintu azavuga. Wa muntu Bibiliya izivuga ngo kwizera, ngo kuzanwa no kumva, ngo kumva ijambo ry'Imana. Tukajane n'abantu batizera ijambo ryawe, batizera ijambo wawe babwira, batizera ijambo ry'Imana, batizera ibyo wawe watura. Kuko ibyo wawe watura nabo bakatura ibyica bya bindi, kuriya kutizera kwawe kuzamara kwizera kwawe, kumara iyerekwa ryawe, kumara umuhamagara wumve naje nta nundi ngobireka kajana nabo nkaba ntabwo umeze nk'abandi, umeze nkawe. Ukomere, ufite iyerekwa ryiza, wizere ko Imana izogufasha ukazarigeraho. Mwari kumwe na Pastor Musinga Rupande. Imana ibahamugisha kandi bagire neza. Nukeneye igitabo uzanyandikire nzogikohereza. Imana ibahamugisha.